Amafaranga, ubukire, amafaranga, ubukire. Nibaza ko kuri iyi si ibitekerezo bya benshi bigengwa n'izi mpapuro. Uko izi mpapuro ziyongeranya mu mufuka wawe ni uhinduka cyangwa se witwa umukire. Kurya ni amafaranga, kuryama ni amafaranga, kwiga ni amafaranga. Narangije ishuri n'ibyishimo byinshi numva ko ngiye kuba nanjye umukire. Kubera ubwira no gushaka akazi, wa boss navugaga abambonye urwaho. Amakazi gatuma mbona itike, nkishyura ubukode, nkafata amadeni, hanyuma bikarangiriraho. Abankundaga babonye uko merewe, bangira inama yo kwiga amashuri menshi ngo nibwo nzabona akazi kampemba neza. Mfata amadeni yisumbuyeho ndiga, hanyuma ndangije mbona kandi kazi kampemba umushahara ukubye inshuro 10 uwo wa boss nkunda kuvuga yampembaga. Icyabaye nuko naho navuye naho nagiye. Nubwo wa boss nkunda kuvuga yampembaga urusenda, reka ntaryamaga ngasinzira. None ubu no muri weekend sigaye nkora kuva mu gitondo ngataha ijoro. Umunaniro wenda kunyica n'uwo mushahara munini mpembwa nta kintu kinini mu by'ukuri mariye, kuko simbona umwanya wo kurya nakoreye, kandi uko umushahara wiyongereye niko niba ushaka nabyo byiyongereye. Nkibaza icyo nakora, kubw'amahirwe nza kwibuka ko data ukize hari igitabo yari yarampaye ngo nzacyongere ku masomo yari yaranyigishije. Ariko kubera ubunebwe bwanjye n'umuco mubi wo kudasoma, nari narabitse. Ni igitabo data ukize yakoresheje kugira ngo agire ubwigenge busesuye mu bukungu, asobanukirwe icyo amafaranga ari cyo, hanyuma icyo uruta ibindi amafaranga amukorere aho kugira ngo we ayakorere. Aho nawe ushobora kubukorera amafaranga, sibyo? Nyuma yo kubona ko nkorera amafaranga kandi ko igihe cyose nkiyakorera ntazigera mbona menshi ampagije, mfata cya gitabo data ukize yansigiye ntangira kugisoma. Nkisoma mbona amasomo menshi yamfashije guhindura imyumvire, hanyuma ntangira gutera ikirenge mu cya data ukize. Natangajwe no kubona ko mu isi y'amafaranga hari ubwoko bune bw'abantu. Hari nk'abakozi, abakozi bikorera, abikorera bakoresha abandi, hamwe n'abakorerwa n'amafaranga. Nkisoma nza gutangazwa nuko neza buri muntu wese yisanga muri kimwe muri ibi byiciro uko ari bine. Nawe kandi uri cyangwa se uzajya muri kimwe muri ibi. Nkiri mu kazi naranaga ubwoba bwo kuba nagatakaza, nkirinda no kuba nakongeza umushahara ngo bativumbura bagashaka undi. Umushahara buri kwezi ni ikintu cyampumye amaso cyane, gituma nsigara nta kindi ntekereza atari guhora nitwararitse, hanyuma ngategereza ko kwezi kwanjye gupfa. Nabizi ko atari njye njyenyine, kuko iki kibazo nari ngisangiye n'abandi bagenzi banjye bose b'abakozi. Nkisoma iki gitabo nsanga ko ubwigenge mu by'ubukungu ari ikintu cyangombwa cyane, kandi mbona ko inzira nta yindi ari kuva mu cyiciro kimwe ujya mu kindi, cyangwa se ukajya mu gikurikiyeho. Zimwe mu mpamvu nyamukuru zatumye nifuza kwikorera nuko nasobanukiwe ko akazi nkorera boss gafite agaciro kanini kuruta umushahara mpemba. Ni ukuvuga ngo bitari ibyo yakaye yaranyirukanye. Sobanukirwa kandi kubwo ubwo wanahoranaga, iyo boss wampaye akazi nawe abugumana ntihangira imirimo, nanjye umba ndi umushomeri nta kazi mfite. Mbera ko mfata icyemezo cyo kureka kubyina umuziki w'abandi, hanyuma nanjye nihangira ibyanjye. Nageze muri iki cyiciro nsanga aracyari urugendo rurerure, kuko n'ubundi nari nkikorera amafaranga, kandi intego yanjye yari ukugira ngo nayo ankorere, hanyuma ngire umudendezo usesuye. Nari nkiri umukozi kandi sinabyifuzaga. Ngira umwete, ndakora cyane, hanyuma ibikorwa byanjye bimaze kwaguka, abakozi babaye benshi, ntangira noneho nanjye kubona akanya, kuko kuri iyi nshuro sinjya wari ugikorera amafaranga, ahubwo abakozi banjye barakoraga nkahembwa. Nubwo nari maze gutera intambwe, nabwo nari nyikorera amafaranga, kuko nubwo abakozi banjye bankorera, ariko nabo ni abantu. Hari igihe mpomba bitabaturutseho cyangwa se baturutseho, biracyansaba kuba ndi ku kazi inshuro nyinshi kugira ngo ngenzure imikorere hanyuma nunguke. Nibyo maze gutera intambwe, ariko igisigaye no kugera muri iki cyiciro cy'abashoramari, aho amafaranga nakoreye nzajya nyashora aho ashobora kunguka, hanyuma icyo nashakaga nkakigeraho, gukorerwa n'amafaranga aho kuyakorera.
data ugize yahoraga yiruhukiye asoma atembera, mbese nta cyamugoraga. Iki rero nicyo twita ubwigenge mu bukungu. Nakweretse aho navuye naho ngeze, ariko nawe reka nkubaze, muri ibi byiciro uko ari 4 uherereye mu kihe? Ese icyo uherereyemo wifuza kukivamo cyangwa uranyuzwa? Niba ukiri umukozi w'amafaranga, menye yuko akazi ukora karusha agaciro umushahara uhembwa, akaba ariyo mpamvu uri inshuti ya bosi wawe. Ibi gutere kwimuka uve mu bakozi ujye mu bikorera. Niba uri umukozi wikorera, ukeneye kuva mu bwoko bwo gutinya icyo utazi, ukagura ibikorwa byawe hanyuma abandi bakagukorera. Bitari ibyo uzasubira muri ba bandi bategereza ukwezi. Turangiza, reka nkusaba ufate urupapuro n'ikaramu, hanyuma wandike impamvu ikubuza kujya mu cyiciro gikurikiyeho, hanyuma ushakire igisubizo buri kibazo. Niba ukiri umukozi w'amafaranga, zirikana basi ko bosi wawe iyo atihangira imirimo uba uri umushomeri, hanyuma basi ujye unamushimira. Murakoze.